urabizi kuri mwiza se? ndabizi. Wiriya ntago ari byo nakubeshyaga, ntago uri mwiza. Ndabizi. Sure? Ko mbona utari mwiza. Sinzi ukuntu ureba. Sure? None se izo confidence abantu bazikura he? Zo kumva ko umuntu ari mwiza. Tuba twirebye. Iyo wirebye like muri mirror uba muri mwiza. Cyane. Sure? Wow. Uri kutureba urabona uyu mukobwa ari mwiza. Batere muri comment hari amahoro. Ejo ndari umuntu yanyandikiye kuri WhatsApp. Arambaza ngo mu korwebwe hano bimeze ukuntu umwe mu Rwanda gute. Yego. Namusubije ati mu Rwanda nta nambara nimwe harangwa, ni amahoro gusa. Neza okuye amashi. Mu Burundi ariko ngo abanyarwanda bari bari gutotezwa cyane. Umuntu uzi ko yakoze cyane mu Rwanda aho wahungira hose ntabwo ushobora kuyicika. So rero kuvuga ngo wasambanije umwana ngo uragiye cyangwa ngo urahunze no. Uwase Leila afaniye ikipe mu Rwanda. Oh my god, Rayon Sport. You sure? Yes. Reka nangire mbasuhuza mwese mukomeje gukurikira Doris TV show. My name is Doris the Poet. I'm the host today and turagarutse muri the Inside Podcast. Ushize twaganiriye n'umukinnyi wakiniye Rayon Sport mu myaka ya 2019 na 20. Uyu munsi rero tugarukanye n'undi mutumirwa muri kureba utandukanye no twakiriye uyu munsi urakeka arindi. Yes. Reka nangire nkusuhuza cyane. Umeze neza? Ese wariye wanguye amata wowe? Umeze neza cyane. Yego. Yes. Turi kumwe nande right now muri Doris TV show. Yeah, tell us. So my name is Ijwi ryawe ribe rinini byo kuvugira hasi. Okay. Wanita Laila wase. Ndi umunyarwanda kazi. N'umurundi. Uri umurundi kazi. Hari indirimbo nza numva bavuririmba ngo uzi gukunda umwana w'umurundi. Adono nanga sinyezi. Uri umurundi kazi. Mama we n'umurundi? Yeah, mama n'umurundi. Papa n'umunyarwanda. Yego. Bahuriye. Ndinago byisi. Kuki utababajije? Umva atari ngombwa. Sure. Wavukiye inaha cyangwa wavukiye Burundi? Navukiye Burundi. Haganaye ko mazi. Saga plage. Yeah, Bujumbura. Mu Bujumbura. Wari umwana wo mwivire mu Bujumbura. Bujumbura na Kigali ubona bitaniye? Oh my god. Kigali rarenze. Sure. Yeah. Bujumbura iruka ryaye? 2023. Mu kwa karindwi. Kumaze iminsi utagiye byagenze bite? Kandi famille yawe sihiba? Yego. Kutasura ababyeyi? Cyangwa uzabasura ibintu by'imipaka. Arabaye ari ukuntu byivanze. Ibintu bya politiki ari ukuntu bimeze ukuntu. Yes, uyu munsi niwe tujya kuganira muri Doris TV show. Turagarutse nanone kandi mwamubonye umukobwa usa neza cyane w'inzobe mwiza yitwa Uwase Laila. Nkuko muri kumubona urabizi kuri mwiza se? Ndabizi. Wiriya ntago ari byo nakubeshyaga, ntago uri mwiza. Ndabizi. Sure? Ko mbona utari mwiza. Sinzi ukuntu ureba. Sure? None se izo confidence abantu bazikura he? Zo kumva ko umuntu ari mwiza. Tuba twirebye. Iyo wirebye like muri mirror uba muri mwiza. Cyane. Sure? Wow. Uri kutureba urabona uyu mukobwa ari mwiza. Batere muri comment. Rero okay, you look so good. Urasa neza cyane. Ukoresha ibanga kugira ngo use neza? Nta kindi. No gusenga gusa. Bisigaye amavuta. Kati yagiye ibanga. Kumbonyetse kari movit. Wasanga. Ako nagayenze cyane by the way kuko wavutse usa gutyo uri inzobe gutyo? Yeah, navutse ndi inzobe.
ntabwo gusa neza nyine bisaba kuba kwisiga amavuta ahenze sibyo ko arabikora nyine bakabiharanira kugira ngo base neza sibura amavuta ahenze niyo atuma umuntu acya cyangwa no kumenya uruhu rwawe uko rumeze ukamenya amavuta uko bereye ibyo nibyo bya mbere kumenya nyine ujya uhindagura amavuta cyane se no nabyo bindagura amavuta Layla ubwo umuntu utazi Layla wamugusobanurira ko Layla ari muntu iki cyangwa se Layla tureka vuki Burundi koga w'imyaka 20 ngaye wakuriye like and utukano kamituye se wararangije uracyari umukobwa uri mu ishuri like tugiye kutubwira gatoya kuko ayo ku munota koza ubuntu kubonye bwa mbere kano kanya kuri kamera za Doris TV show. Yes. Okay, so Layla ntangiye mbabwira muzenge no se Layla navukiye i Burundi mu mwaka 2005. Wow. Nago ukomeza. So mbe Burundi mba aho bitihuye sinzi niba muhazi. Ihuye. Buri Burundi abantu bitihuye. No, mvuye Burundi. Burundi abantu bitihuye yego. Mu mujyi. Yeah. Niho papa wakomoka. Yego. Ni umunyabutare. Ubwo nawe uri umunyabutare. Usko no byavuga abanyabutare bavukana ki atatu. Ubwo nawe ufite amafukanya atatu. Ufite ubwenge bwinshi. Yego. Ucakora sha. So nyuma yo kuva Burundi ihuye uzi Kigali nk'abandi bose waje mu buhe buryo waje gushakisha nk'abandi waje ni story ndende ariko naje nje muri famille still muri famille Kigali hano yego bongo mbigikondo ibintu nk'ibyo abantu b'igikondo turabasuhuje mfite akazi muri Kigali still muri Kigali wow turabikunze cyane sibyo yes Layla wase Layla ko numvishe iri zina rimeze nk'irya Islam uri Muslim no ndi Muslim Layla birisobanura iki oh my god iki kibazo rero shabaga pe ntabwo uzi ikintu bisobanura hagati ya papa na mama usa nande ese na mama sure wow ze kunyereka ifoto dusoje ikiganiro nta kibazo wow mwumvishe ko rero afite imyaka 20 ahubwo ubwo mwabiteranyije imyaka mubona ko ari afite ndashaje kudashaka kandi ushaje 20 kudashaka kandi ushaje harabura imyaka 5 muzi mvuze gushaka iki oh my god so umugabo sashi n'amafaranga barayashaka by the way iyo ushaka kuvuga amafaranga kwa tudashaka amafaranga ako ikinje mu mutwe cyambere nawe uracyumva urumva ko ari ukenyeye cyane kurusha ibindi umugabo wumva ntabwo aba udafite umugabo sure wumva umugabo ari umuntu wakumarira iki mu buzima bwawe nkuko bavuga ntabwo ndi umenya ngo muri biriya ngo bavuga gutya na gutya ariko ijambo umufasha nawe ararizi umufasha nyine n'uwo kuza kumfasha aho ngejeje rero ubuzima bwanjye bwo gusaza afite uwo turi kumwe nyine basaza neza mu myaka ingahe 5 kumva ari kuzashaka ako ntabwo mbizi by the way aha nisigana ntabwo nzayirimo inyijyana ariko icyo kigereranya afite wow kuri imyaka 25 umuzashaka umugabo umeze gute oh my god uw'Imana izamenya nzashaka ntabwo nzi ngo uw'Imana kabisa nta bintu by'ugenderaho nk'abandi bakobwa b'i Kigali se right now mbona abahungu b'i Kigali abakobwa b'i Kigali sorry ntabwo nashaka umuhungu udafite amafaranga utari muremure utari igikara utari CTU
so ugasanga ibintu bimeze kuri cyo. So wowe nta bintu uzagenderaho Layla ku mugabo wifuza imbere. So ntabwo navuga ngo amafaranga ngo ntabwo ari ingenzi mu rukundo, ariko nawe ntabwo wajya gushaka umuntu uri hasi nk'ibuye gashyigikiye sibyo, ariko ubundi uko niyo aba afite duke mushobora nyine gufatanya noneho mukazamuka deni. Mbere na mbere wowe ikize mbere ni urukundo cyangwa ni amafaranga? Urukundo. Yego. Urabona nk'uko mukunda? Sure? Yego. Oya. Cyane. Really? Yeah. Ubwo umuhungu arameze ate? Example. Oya no. Mbese. I was a joke. So, dukomeze. Noneho uyu munsi nagutumiye muri Doris TV show. Wari warabonye Doris TV show? Yeah. Hari ugeze kwibona? Yego. Kuri cyane kuri Aji. Yeah, okay. So umukobwa witwa Layla niho twahuriye mu by'ukuri ansaba ko twakorana ikiganiro and nanjye ndavuga why not tutaganira. Nawe uri kutureba ufite ikintu uza kudusangiza baza tukiganirira. Hano ni muri channel ya Nyingi. Come and talk, chill. Urubyiruko cyane niyo dushaka kugira ngo dukomeze turebe igihugu cyacu kano kanya kineye imbaraga zacu z'urubyiruko zikeneye abantu bakorera igihugu mu buryo bwose. Gukorera igihugu ntabwo ari ukurwana, ntabwo ari kurasa, ntabwo ari iki. Biriya ni mu buryo bwabyo, ni pariti imwe. Ushobora gukorera igihugu mu buryo bwawe kandi bwubaka. Ndagarutse. So Layla uyu munsi ndumva ari ikintu nshaka kuganira. Cyo tuganiriza abanyarwanda mu by'ukuri. Uracyari muto cyangwa se urakira nyiri umwana giye. Numvaga nk'umukobwa w'imyaka 20 nyiri agapeti gatipe kakatuwa nyiri umwana. Nabona umukobwa w'imyaka 20 nkamutinya, nkumva nyine n'umuntu mukuru, nkumva sinanamuvugisha. Nyine ndi umwana mutubitse no ko nabonaga n'ibihagararo byabo byabagarura bari bakuru ukuntu. Ariko uyu munsi urabona n'abana batoya ugasanga mu by'ukuri ibihagararo byabo ntabwo babakekera imyaka bafite. So rero bagasanga nk'abahungu baguye mu mitego runaka. Ujya wumva abasore abakobwa bafungisha abasore ngo babafashe ku ngufu cyangwa se ibyo bita ngo rib. Sinzi niba ubizi. Yego. Ubundi biriya bintu bya rib byumva gute ku giti cyawe? Ibintu bya rib reka tureke ko tubanze dusobanure. Rib ni Rwanda Investigation Bureau. Ni ku bantu batabizi ni ikigo gishinzwe iperereza, gukora iperereza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero hari izina bise abakobwa bafite imyaka 17 kumanura 8 kumanura. Yes, uwo mwana ntago abaye gukora mu mategeko y'igihugu cyacu. Rero uwo mwana iyo atarageze imyaka 18 abakibarwa nk'umwana. Umuhungu rero musambanyije cyangwa se umuhungu umufashe sinzi ku ngufu, ntabwo njya iyo sense njya nyumva neza. Uza kumbaza impamvu, ariko umukobwa wese cyangwa se umukobwa usambanye n'umuhungu ukiri muto, umukobwa afite 17 kumanura, utageze 18, umusore niwe afite 18 cyane 9, bivugwa ko byabifatwa ko umukobwa yafashe yahotewe. Si bigatuma umuhungu akurikiranwa kanafunga imyaka itari mikeya. So rero ugasanga bigenze gutyo, bigenze nabi gutyo, tutazi uburyo bahuyemo, tutazi ese washutse undi. Uko nge nizera ko n'umukobwa yashuka umuhungu bibaho cyane. So byemera ko umukobwa yagushuka? Umukobwa yashuka umuhungu? No. Sure. Gute? Na example uzi cyangwa se nahantu ujya wumva umukobwa afashe umuhungu ku ngufu? Ahubwo abakobwa cyangwa abakobwa igitsina gore muri rusange. Okay. So nk'ubu hari inkuru nigeze kumva mu mwaka ushize, I guess, y'umukobwa w'imyaka 17 ngo wasambanyijwe n'umwana w'umuhungu wa 18. So abona urutano mu mwaka umwe, ubona bose bakira abana, ugasanga umuhungu aba victim nyine afashe umukobwa ku ngufu. So ntabwo turi kuvuguruza ikigo cya RIB, ariko nyine hari ukuntu bitabise bigenda neza. So ni twasobanuraga RIB cyari cyo mu buryo busanzwe, ariko tunasobanura ko RIB muri kino gihe turimo bifatwa nk'umukobwa
utagize imyaka 18. yego Rayira yarayirengeje kera ubu ntabwo uri umureba bagiye binyita oyazi ngo ufite isura y'abana y'abana ngo niriye buto nta muntu avuga ko usa nk'akundwa Dorian kungu Dorian mu Miss w'u Rwanda ndaza kwereka ifoto ye nabonye mfite agashusho so ibintu bya RIB yumvishe umukobwa mu serib ukajya ukumva n'abakobwa muri iyi minsi ari ukuntu bafite ibikuriro ugasanga umukobwa afite 17 ariko ameze nk'afite imyaka 25 cyangwa 3 umuhungu akanyura hariya atazi ibyo ari byo akaza gutereta nk'abandi bose nk'abahungu bageze mu gihe cyo gutereta ugasanga bisanze baterese RIB no gutereta RIB nayo ikabajyana igakora akazi kayo so bimeze bite okay so tubifata ute cyane muri Kigali bireze cyane bireze ariko ntabwo twarenganya abasore cyangwa abagabo blame ni ku basore cyangwa ku bahungu batereta abakobwa bibeshyaho ese uzajya banza amusabira indangamuntu bizagende bite kugira ngo zino bino bintu bigabanyuke cyangwa se abasore bafunga kuko imagire igihe hari abasore bari gufunga benshi bazira icyo kintu n'ibintu bigaragara okay reka tuvuge ngo umuntu afite agaciro 17 akafite igikoresho ugasanga afite igikuriro kiruta n'umuntu ufite 23 abakobwa subazi bakuze cyane bafite igikuriro ku buryo umubona ukahita uvuga akaba anaruta mu gihagararo cyangwa mu gikuriro uwo mukobwa ufite 20 for example ugasanga wowe hari umukobwa urusha nk'imyaka 4 ariko kuruta mu gihagararo mu miterere na look ugasanga bize nko kuruta rero ugasanga umuhungu wivire hariya igikondo cyangwa kimisagara akuguyeho bikarangira amanuwe mageragere yego so ikintu bivugaho mwagiye mufasha abahungu gute nimubafungisha tirinda night nimubafungisha muwe buryo kuko ni mutanga amakuru ni muvuga ati yafasha kunguka kuko ntabwo babyibwira ariko umukino navuga kuri ibyo bintu nibu reka tubyite kirenze hano mu Rwanda umuntu wese ukora ikintu cyitwa icyaha njye nimagina umuntu uzi ko yakoze icyaha mu Rwanda aho wahungira hose ntabwo ushobora kuyicika so rero kuvuga ngo wasambanije umwana ngo uragiye cyangwa ngo urahunze aho ngaho sinzi ikintu bazamukora ubona se ubwo nanjye biri kunshaka ukuntu nyine wazaza umenya umukobwa mukuru uyu ni muto cyangwa bazajya babanza basaba indangamuntu kandi aba ntayafite ubwo nyine aba ntayafite cyangwa se ntashaka kugira ibyo agakayita hari umuhungu rero twaganiriye tujya dukunda kuvugana cyane tuganira ku bintu bitandukanye arambwira ngo buriya nyakuba uri umukobwa cyambaye uniform ngo ntiyanakureba cyangwa se ntiyanagira ibitekerezo byo kuba yakuvugisha bitewe nuko abitinya cyane cyangwa se yahuye n'izo case cyane muri pasteur ngo ntabwo yavugisha umukobwa uri munsi y'imyaka 26 urumva ko ifite igikomere kandi nayo umuhungu ukiri mutoya so ugasanga ni ibintu bitari sawa cyane bitewe nuko hari case cyangwa se hari case nyinshi zihari z'abahungu bafunga imagereye bazira iki bazira abana ba 17 n'itandatu kandi ugasanga unakurikiye background cyangwa ugasubira inyuma ugasanga uwo muhungu yashutswe cyangwa se uwo mukobwa ntabwo yigeze ashukwa babyumvikanye ahubwo uwo mukobwa nimba yagiye umunwa wa muri akagenda akabibwira nk'iwabo cyangwa se bikabibwira mugenzi we akahita bibwira iwabo ugasanga bakurikiranye wa muhungu cyane hari n'abantu njya myeka ko bashaka kubikoresha mu iturufu kugira ngo babaka amafaranga ugasanga nk'iwabo w'umukobwa bazi ko ufite nk'amafaranga cyangwa se bazi ko ufite uri umuryango wihagazeho babohereje umwana we mutoya kugira ngo aze akugushe muri uwo mutego noneho babanza kuvuga ati duha amafaranga runaka cyangwa duhe ikintu runaka kugira ngo tutagutanga so ibyo bintu RIB bikurikirane kandi byiteho byazanshimisha nko kubona nta musore nta mugabo ugifungwa zirakana ka 17 nubwo nanone ntabwo nashishikarije abagabo kujya gutereta utwana dutoya babyaye uri umugabo nawe ugatereta ukagenda ugafata umwanya ugatereta umwana ubona ungana n'uwawe n'imfura yawe cyangwa na bucura bwawe ntabwo uri ukwesha agaciro muri societe usanga ari n'icyasha cyangwa se n'ishyano
hari abagore mungana cyangwa se ari abakobwa muri mu bigero bingana wagenda mukaganira mukagira ibyo mwumvikana bikagenda ukundi kwanyu. So rero nagira ngo RIB idufashe ikora akazi kayo kandi si hakagira umuntu uryozwa ibyo atakozwe. Ndabeshya Layla? Ntabwo bishye niko bimeze. Ese mu by'ukuri Uwase Layla twatangiye umbwira ngo uri mwiza. Usanga batonganye ukuntu. Niki kintu kikwemeza cyangwa se kikubwira ko uri mwiza? Oh my god. So nahuye ko nireba. Yego naki. Urireba ukabona uri mwiza. Ese ndari umuntu mubaho by the way? No. Nacyo nabivuga icyo. None se ubona ubwiza bwawe bugufasha iki mu buzima bwa buri munsi? Yeah. Be honest, like feel free, yeah. Kuba mwiza ni byiza. Ubona bigufasha iki? Ubona like nk'iyo utambutse abantu bakureba wumva wishimye nyine bigufasha iki kumva kuri mwiza? Tell us. Ni bibi ariko ni nabyiza. Twaje one side ibi bitiri ni. Okay. Side ya mbere. Ikadere ku bibi. Sivyo? Ku bibi byabyo iyo uri mwiza. Ufite abantu benshi bakwegereye. Noneho nkatwe okay ntabwo ndakura cyane 20 n'imyaka mibi umuntu aba agezemo ahururamo nyine n'ibintu byinshi. Ndetse nabyo barakimbwiye n'ibishuko. Yego. Ya nyine hari ukuntu ufurirana nyine abatipe katubyite kugudating. Yego. Noneho then nawe bitewe n'ukuntu mubonye ukabura amahitamo. Ese ubu ngubu baguteresa urabemerera? No. Ese ubwo wabemerera? Yeah. Ubwo okay. Mu bishuta ariko ntabwo bose bavuga ngo turakundana. Yego. So ikibi cyabyo nyine nuko ufite stress mu mutwe nyine uradasinziriye utekereza kwandikira batandukanye cyangwa ndahitamo ndareka ibi byo ni byinshi. None se umuryango uhora ufunguye kuri buri muhungu? No, nibyo rero nakubwira nyine si umutipa sinamwemerera ngo dukundane. So ibyiza byabyo nyine wumva yo uriho tu. Ntabwo bigutera ubwibone? No, njye ntabwo nibona. Sure. Yego. Ninde ukubona nimba utibona? N'abandi. Oh wow. Yego. Wow, that's great. That's good. Uriya muri Bible, sura mu Kristo? Yego. Cyaya mu Kristo I guess. Hari ahantu handitse ngo ubwiza bw'umukobwa bumugize bwami. Ariko bwe mind cya brain niye igeni igihe azahamarira. Yego. Nawe uri kutureba wumva kuri mwiza bakubwira kuri mwiza buri munsi niyo wirebye ubona uri mwiza. Kabisa uri neza urimo neza cyane. Ariko koresha ubwiza bwawe mu guhindura society. Nimba uri mwiza koresha iyo privilege Imana yaguhaye kuba uri mwiza. Bigirira akamaro abandi. Urakoze cyane. So Uwase Layla bumva se wajya muri Misira ko ugiye kugaruka? Why? Ntabwo nkunda ibintu byo biri okay njye nkunda ibintu private. Ntabwo ukunda ibintu private? Yeah. Wow. Nubwo byangoye byangoye nubwo nabi gusabye. Yeah, it's normal mu cyambere uri ibintu byose bipfira niwe ushyizemo ko ikintu nyine utagishobora iyo ushyizemo ko ikintu ari ikintu gisanzwe uraciringa nyine bikagenda neza. Yeah, byangoye no kujya. Ni nk'ibintu bitatu ababyeyi bakubwiye ukiro mwana kano kigenderaho bakubajije cyangwa se bakugiremo inama. Yego. Kwiyemera. Ikindi kintu nkunda kugendera cyane. Gufasha tu. Uri umuntu ufasha cyane. Yego. Wamfashije se? Wifuza. It's okay, bireke. Yeah, it's okay, yeah. Ikindi swambwe bibiri. Bitatu. Akicya gatatu. Kunda Imana. Wow. Warabatijwe? Cyane. Uzi Imana? Yego. Imana ni umwuga. Ni umwuga. Yego. Ariko ndayibona. Wow, mu buzima bwa buri munsi. Ni nk'ibindi Imana gukora ko bati wambonye Imana. Oh my god. Kari byinshi.
yego kuba ameze neza ubu nicyo kintu cya mbere kirenze meze neza ndasa neza wow yego icyo kintu cya mbere kirenze urabona ukuntu ari very proud of her, she's very 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 proud of her. I love it. Nkunda umuntu uri proud ye cyane uko waba kuri kose uko waba umeze kose, iyo uri proud hari ahantu bigutambutsa kandi hari n'ikintu byo cyongera uko waba uri kose. No. Okay, yes. Yeah, it does it. So, Uwase Layla, umukobwa mwiza numeze gute kuri wowe? Ikibazo bikigiye ngo bafite nyashi ngo nibo beza twa tuzazifite turajye by the way ako nyashi zifashe iki ku mukobwa? kuko nazo mfite ntabwo bizo nazo ufite se nyashi ni iki? Hips. Oh. This nyine bikigiye n'ibyo atipe mwishizemo. Abatipe bahe? Mwebwe. Twebwe. Yego. Sure, njye ntabwo ndi umutipe. Ndi umugabo ndubatse. Ako nyine by the way inyashi zongera umukobwa bwiza. Wow. Wewe nanjye ikintu ndimo mbora. Uzagiye kubyina wonye babyiteresha. Ni nk'icyo kintu runaka uvuga ati kino kintu Imana imbabariye ikakima. Kano kanya uyu wirebye uvuga ati kino kintu wakima. Nashyira nifuza. Wow. Uko umeze birakunyuze. Iyo uza kuba umuhungu ni nk'ibi ibintu ari kuzajya ukora kano kanya wumva ati iya wandi umuhungu bameze gutya bamwe bino bintu kano kanya utafite ubushobozi bwo gukora umukobwa. Kanguje kwaje. Ikintu cya mbere ni kuza mwandi w'umutipe. Ibyo njye ntekereza ntabwo nabivuga hano. Sure. Ubwo ni bibi. Bisa nkabyo. Sure. Wow. Nakareke turi kuyimentioninga. Uwase Layla afaniye ikipe mu Rwanda. Oh my god. The sport. You sure? Giye gusaba akantu kamwe. Ugira amace za rero? Numbaze. Hari abafana system bajye bagira muri match hagati yabigiye gutangira girangiye cyangwa batsinze cyo gukomera amashyi abakinnyi. Giye kubigusaba tubikore. Kuko nanjye ndi umureye mfana Rayon Sport. Hari akantu bajye bagira aho kuma amashyi like icyarimwe gutya bakanyira mu akashiramo umwanya bakongera gutya. So tugiye kubikora kano kanya dushimisha abafana ba Rayon Sport. Like to clap hands together like this, yeah. Let's go. This one? Yeah. Dusuza aba Rayon Sport ahantu hose baherereye turabakunda. Nanjye ndi umureyo mu nkunde cyane ariko APR namwe mufana APR mu nkunde ntacyo bitwaye. Nambaye umukara n'umweru ariko nkunda Rayon. Hanze. Njyewe fana Rayon Sport mu Rwanda, hanze ngafana Arsenal. Okay. Good. So ariko Arsenal yangiye nyine nakunda ibyo. Tubireke. Real Madrid. Ufana Real? Yeah. Ukunda ndi muri Real Madrid? Oh my god. Byabashinyo babiretse. Yeah. Ukunda Mbappe? Fani ikipe bro. Ntabwo ibyo bizi. Yego. Ufite jersey ya Real? Mfite agakoma gusa. Wazaguze ni jersey se koza n'umufana n'abandi bose. Tuzabireba utoke. Nabe banza batatu mu Rwanda uvuga ati abangaba that's an example cyangwa se ni that's a funny tricky questions. Ni batatu mu Rwanda w'abagabo bumva ati bambere abagabo nta kibazo. Number 1 the band. Afite umugore komeza. Okay, no. It's okay. Yeah. I know. Go on. Yeah, go on. I got you. Ngena no gushama abakobwa. Oya ndavuga abagabo mvuze. Uvuze abagabo gusa. Kabiri Davis D. Wa gatatu ni Ken Kishati. Akumaze kumvugana n'abakobwa batandukanye. Bambwira ngo hari ukuntu uri umuhungu bamukunda, mumukundira iki benshi. Shanje ndirimbo ni byiza gukunda umuhanzi urabya byiza mukunze nk'indirimbo zabo kuruta uko mubakunda kuko baba bafite abagabo baba bafite bafukunze yanje nkunda indirimbo ukunda indirimbo zabo yego nago akunda namukunda. It's okay. So Layla Uwase ni nk'iki kintu wambaza kimwe before you could closing session yacu uyu munsi? Istegefeti. Mwakoze cyane kubana twiba. Why? Kutansubiza. Subiza chakumenya. Sure. Yeah. Girlfriend wanjye. Oh my god. Sibyo. Bafunga ikiganiro.
yeah. So nta kindi wambaza. Okay. Oh my god. Ninde role model wa mu Rwanda? Mu banyamakuru. Oh my god. Ngiye gukora muri kugira ngo muvuge namwubashye. It's okay. Role model wanjye mu Rwanda yitwa Paul Kagame. Ndavuze mu bahanzi bro. Mu bahanzi. Cyangwa abanyamakuru. Mu banyamakuru. Na role model ngira mu Rwanda mu banyamakuru. Akira model ni Paul Kagame. Ni Pique. Nzurwa n'umugore we. Wow. Yeah man, thank you. We are the home of vibes as usual. Murabizi, this is Doris TV show. Kora subscribe, like, share and comment. Turaje n'abandi batumirwa nawe ushaka kuza tugakora ikiganiro. It's a vibe, it's home of vibes. Tuganira bitandukanye. Uyu munsi mwumvishe inoze yacu y'uyu munsi ibyo twiganiragaho reality talk. Yeah, mwumvishe mind ye, mwumvishe ukuntu twagiye tubihuzahuza, nzi ko ari ikintu mwakuyemo gitandukanye. Uwase Laila, ngira ngo se ntukoze kubana natwe muri Doris TV show today. Never question. Suzagaruka. Tuzahora tuzi. Wow. Gira nga message uha abarundi bose bari mu Burundi. Oh my god. Ibintu by'abarundi n'abanyarwanda. So bakunda, si famille. Yeah, ndabakunda. Ukunda abarundi. Sibyo. Ariko turimo turarwanira cyane, sinzi ikibazo gihari. Hari conflict muri iyi minsi zihari z'u Rwanda n'u Burundi na Congo. Ngiye ko u Rwanda na Congo ariko n'u Burundi bwabijemo. So mu buryo tutazi cyangwa se mu buryo ntabwo dushaka kwinjira muri politike cyane, ariko n'ubundi politike nta hantu wayihungira n'ubundi tuyibamo. Ariko buriya gabyize mu karere k'ibiyaga bigari hari amahoro. Ejo ndari umuntu yanyandikiye ku WhatsApp. Arambaza ngo mu korwebwe hano bimeze ukuntu umwe mu Rwanda bimeze gute. Yego. Namusubije ati mu Rwanda nta nambara nimwe iharangwa, ni amahoro gusa. Usigaza okuya amashi. Mu Burundi ariko ngo abanyarwanda bari no gutotezwa cyane. Ngo abanyarwanda bariyo hari ukuntu bari gufatwa kandi mu Rwanda Burundi bahari. Bararyama bagasinzira, bameze neza cyane, baryoshye. Namuha ubuhanga bw'atano abarundi do bameze ukuntu barisikere swagenda bashaka. So ikintu nasorezaho ibintu byose bipfira hejuru mu buyobozi butameze neza bigira effect ku gihugu. So mwakoze cyane ku bana natwe, tuzagaruka ubutaha. This is Doris the poet, as you can see, as usual I'm here, I'm always there for you. Thank you, God bless you. Laila, thanks for coming. See you next time. Yeah.